Icwa ry'abatutsi i Nyakanyinya Mururu mu karere ka Rusizi ryarakomeje. Ku itariki ya 13 Mata mu 1994 hakozwe ibarura ry'abatutsi bari bamaze guhungira i Nyakanyinya, rikaba ryarakozwe na Patrice mwene Gatukura. Icyo gihe hari hamaze kugera abatutsi nka 800. Inka zabo zatwawe na Konse ya Harerimana Jean Bosco, Sendege n'izindi nterahamwe zari zateye. Hagiye igitero cy'interahamwe nyinshi zari zivuye Mururu, Nyakanyinya, Miko n'abajandarume bari baturutse Igihundwe, bahurira ahitwa Hangari baza kwica Nyakanyinya. Barahageze batangira kwica n'ubugome bwinshi bakoresheje grenade, imbunda n'intwaro gakondo, kuko interahamwe zari zimaze kugota abatutsi bari bahahungiye kandi zari nyinshi cyane. Nyuma abagore n'abana bahungiye mu mashuri no mu rusengero rwari ruhari. Interahamwe zurira urusengero maze zikuraho amategura, zikata umuriro mu nzu kugira ngo abatutsi bari bihishe mu nzu basohoke babone uko babica. Babonye badasohoka nk'uko bari babishakaga, nibwo bazanye umuzinga w'inzuki bawuturamo, noneho bakwira imishwaro barabica. Abandi barimo abagore n'abana babatwikira mu rusengero. Ahakoreshejwe iyicarubozo ribi cyane, kuko interahamwe zaricaga zigasubira maze zigasambanya abagore n'abakobwa bari bamaze kwica. Mu karere ka Karongi aho bita Kirinda. Kirinda iherereye mu cyahoze ari komine Bwakira muri prefecture ya Kibuye, uri mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi nyine. Hari hubatse ibitaro n'icyiciro cy'itorero EPR. Mu gihe cya Jenoside burugumesitiri wa Bwakira yitwaga Kabasha Tarisisi. Muri Jenoside abatutsi benshi bahungiye mu ishuri ryisumbuye, abandi bahungiye mu bitaro bijejwe gucungirwa umutekano, ariko nyuma yaho baje kwicwa ndetse imirambo yabo bakajya kuyijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Umwe mu bari bayoboye interahamwe z'abishe yitwaga Nyiringabo Amani, afatanyije by'umwihariko n'umucuruzi witwaga Semirindi Moyize, wagize uruhare rukomeye mu kugura imihoro yo kwica abatutsi, ndetse n'imodoka ye yarifashijwe cyane mu gutwara imirambo kuyijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Ikirinda hazwiho by'umwihariko bariyeri yitwaga Intebe y'Urupfu, naho hiciwe abatutsi benshi cyane. Jenoside y'Ikirinda kandi yahuriranye n'inama y'itorero rya EPR ku rwego rw'igihugu yari ihateraniye muri icyo gihe. Bamwe mu bapasitori be bitabiriye inama barishwe hamwe n'imiryango yabo. Wari umuyobozi wa EPR ku rwego rw'igihugu, Pastor Twagirayesu Michel, yagize uruhare rukomeye mu kubicisha muri icyo gihe. Jenoside yarakomeje maze abatutsi bahungiye muri Shapeli ya Gitwa ahari mu karere ka Rutsiro, nabo barishwe barabamara. Shapeli Gaturika ya Gitwa yahungiyemo ndetse yiciwemo abatutsi benshi mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi. Mbere hitwaga mu Gitwa, ariko nyuma haje kwitwa Inyamagumba mu cyahoze ari Serire Bugina, Segiteri Kibingo, komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Iyo Shapeli yari ishamikiye kuri Paruwasi Gatolika ya Kongo Nile, yari yobowe n'umupadiri w'umufaransa witwaga Mendro Gabriel, nawe wagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu Gitwa hari hatuye abatutsi benshi cyane b'abagatolika, ari nayo mpamvu nyamukuru bahungiye kuri Shapeli ya Gitwa. Bari bizeye kuzaharokokera, ariko siko byagenze. Ikindi ni uko hari mu mpinga y'umusozi ku buryo bumvaga babasha kureba neza ibitero no kwirwanaho bibaye ngombwa. Abatutsi bahahungiye kuri Shapeli ya Gitwa bari baturutse mu bice bitandukanye birimo mu Gitwa nyirizina, Serire za Gitarama, Buhoro, Ruhingo, Kabariho zo muri komine Mabanza n'ahandi. Ku wa 11 Mata mu 1994 kugera ku wa 13 nibwo ibitero byagabwe kuri Shapeli ya Gitwa.
ndetse uwari burugumesitiri wa komine Mabanza Bagirishema Ignace yagiyeyo. agezeyo abaza aho abatutsi bahungiye, bamubwira ko bagiye muri shapeli ya Gitwa. Aravuga ngo bahungiye mu mpinga y'umusozi wa Nyamagumba. Nyamagumba yari umusozi wari uherereye mu Ruhengeri, naho biciraga abatutsi benshi guhera mu 1959 na nyuma yaho. Uku niko hahise hitwa Inyamagumba, ku buryo n'uyu munsi hari abakihita gutyo. Ubuhamya buvuga ko muri jenoside yanga mu Gitwa i Rutsiro nyine abarenga 9,304 aribo bahiciwe. Ubu ngubu bose bashyinguye mu rwibutso rwahubatswe. Icwa ry'abatutsi kandi ku mashuri abanza ya Mbogo, Kinyamakara, Gikongoro kuri komine Kinyamakara, ku mashuri ya Mbogo n'umusozi wose wa Mbogo muri rusange. Ku wa 13 Mata mu 1994 hakusanyijwe abatutsi benshi b'iyari komine Kinyamakara n'abari bavuye Gikongoro mu mujyi n'ahandi barahicirwa bose. Komine Kinyamakara yoborwaga na burugumesitiri Munyaneza Charire, niwe wagiye kuruza abasirikare n'abajandarume barimo Koloneli Simba Aloyizi, maze barabarasa bafatanye n'interahamwe zari zitwaje imihoro, ubuhiri n'ibyuma byo gutema ibyatsi, byose byari bishyashya ndetse n'udufuni. Ku wa 13 Mata mu 1994 yishe abatutsi bagera ku 3,000. Abari ku isonga mu bwicanyi ni Mugemana wari burigadiye, Munyakanyinya wari OPG, Gasasa Alphonse yari ashinzwe urubyiruko, Gasirabo Jonathan wari umwarimu mu mashuri abanza ndetse n'abandi. Icwa ry'abatutsi ryarakomeje ku wa 13 kugeza ku wa 14 ahitswe ku masikariye, aha ni mu Muhima, Nyarugenge ndetse n'Inkomangwa mu karere ka Kayonza. Ku wa 13 nyine kugera ku wa 14 Mata mu 1994 abantu b'igice kimwe cya Muhima munsi yahoze gereza ya Nyarugenge ahitwa mu mudugudu w'Umwezi mu cyahoze ari Serire Ruhurura, hari interahamwe n'abasirikare bakusanyaga abatutsi muri icyo gice, bakamanura ku masikariye, bakamanuraho babatemagura, babahonda imitwe mu muhanda wa kaburimbo, abandi bakabarasa. Ahantu hiciwe abatutsi benshi cyane kuko kuri uwo muhanda hari bashyize bariyeri itega abanyura muri kaburimbo, nabo bakahicirwa bakabarunda mu muhanda. Kugeza ubu ikibabaza abafitanye amasano n'abiciwe aho ngaho nuko imirambo yabo batazi aho yajyanwe ngo bakingure ababo mu cyubahiro. Mu kagari ka Nkomangwa hari mu murenge wa Kayonza ku itariki 13 kugera ku itariki ya 14 Mata hajugunywemo abatutsi benshi cyane, banabwira abana bari bakiri bato ngo nibaze bajyane ku mashuri, kandi babajyanye kubajugunya muri Muhazi. Vuga ko haguye abantu bari hejuru y'136 bo mu murenge wa Munyiginya n'abandi batazi umubare bari baturutse imihanda yose.